Mu mateka y'ubushakashatsi ku nyamaswa hari insanganyamatsiko imwe yakomeje kugorana kwakirwa no gusobanurwa neza. Iyi ni imyitwarire y'inyamaswa igaragaza urukundo, imibonano mpuzabitsina cyangwa se gukundana n'izindi nyamaswa bihuje igitsina. Mu gihe kirekire iyi myitwarire ari irengagijwe, irahishirwa, bikongeraho ko nubwo bamwe babisobanura nabi bitewe ahanini n'imyumvire y'abantu kurusha uko bishingiye ku byo siyansi igaragaza. Ariko uko ubushakashatsi bwagiye butera imbere, abahanga batangiye kubona ko iyi myitwarire atari akanya gato, atari impanuka kandi atari indwara, ahubwo ari igice cy'imibereho kamere y'inyamaswa nyinshi. Ibi nibyo tujye kugarukaho muri aka kanya. Ngiye nkuhaye ikaze, nitwa Manzi. Nusoma ikinyamakuru Igihe ku gice cyahariwe idukikije, hagaragaraho inkuru igira iti hagaragajwe ko n'inyamaswa zirimo n'ingagi zikora ubutinganyi. Iyi nkuru kandi uyisanga ku kinyamakuru cya science.com n'ibindi binyamakuru. Ariko mu bigaragara, iyo usomye ibi binyamakuru neza, ubona ko ubutinganyi mu nyamaswa atari ibintu bishya, ahubwo byabayeho kuva kera. Ubundi byagenze gute? Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, abashakashatsi benshi bigaga ku nyamaswa bigaga ko imyitwarire yose y'imibonano mpuzabitsina igomba gusobanurwa hashingiye ku kororoka. Icyo gihe imibonano mpuzabitsina itaganisha ku kubyara ntiyafatwaga nk'ingenzi mu bushakashatsi. Ibi byatumye raporo nyinshi zivuga ko inyamaswa zigaragaza imyitwarire y'ubutinganyi zidakorerwa inyandiko cyangwa se zigakurwamo n'abanditsi ubwabo. Umushakashatsi George Murray Levick wize ku bwoko bw'inyoni zitwa penguins zo mu bwoko bwa Adelaide mu 1910 yanditse mu nyandiko ze zibanga ko yabonye imyitwarire myinshi kuri zo y'imibonano mpuzabitsina, zaba iz'ibigabo byonyine cyangwa se iz'ibigore byonyine, ariko asanga bidakwiye gutangazwa muri icyo gihe cye kubera imico y'abantu. Uko imyaka yagiye ihita, by'umwihariko mu 1970 n'1980, habaye impinduka mu mitekerereze ya siyansi. Abashakashatsi batangiye kwibaza niba koko imyitwarire y'inyamaswa igomba gupimwa gusa hashingiye ku kororoka. Icyo gihe ubushakashatsi ku myitwarire ethology bwatangiriye kuguha agaciro imyitwarire yose igaragara hatitawe ku myumvire y'abantu. Kuva icyo gihe hatangiye kwandikwa ku mugaragaro ko inyamaswa nyinshi zigaragaza imyitwarire idasanzwe, ko harimo n'izitingana. Umwe mu banditsi n'abashakashatsi bagize uruhare runini muri iyi mpinduka ni uwitwa Bruce Begmhill, wanditse igitabo kizwi cyane Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity, cyasohotse mu 1999. Muri iki gitabo Begmhill agaragaza inyandiko z'ubushakashatsi ku nyamaswa zirenga 450, nyuma biza kugera hejuru y'1500 mu bushakashatsi bwakurikiyeho zagaragaje imyitwarire idasanzwe yo guhuza ibitsina, zirimo inyoni, inyamabere, amafi n'udusimba duto. Avuga ko imyitwarire igaragara mu buryo bwinshi, burimo imibonano nyirizina, gukundana mu gihe kirekire, kurera abana zifatanyije, n'imyitwarire yo kugaragaza urukundo nko gutorana moya se, kwiyitanaho bidasanzwe no kwimyana, kandi bigakorwa ku nyamaswa zihuje ibitsina, urugero ibigabo ku bigabo, ibigore ku bigore. Mu nyamaswa z'inkende n'izindi z'ibisabano zirimo inkuge zatangiye kwigwaho no gukorerwaho ubushakashatsi ku myitwarire y'inyamaswa zihuje igitsina. Umushakashatsi Fred Wall uzwi cyane mu kwiga ku mibanire y'imitekerereze y'inyamaswa yagaragaje ko mu nyamaswa z'ubwoko bwa bonobos zikora imibonano kuyo bihuje igitsina ku buryo bwo kugabanya amakimbirane, kongera ubumwe mu itsinda no kugaragaza icyizere hagati muri zo. Muri bonobos, igitsina si uburyo bwo kororoka gusa, ahubwo ni ururimi rw'imibanire, social language. Ibi bigaragaza ko imibonano cyangwa se guhuza ibitsina kw'inyamaswa bishobora kugira indi mirimo myinshi itari y'imyororokere gusa. Mu ntama, by'umwihariko intama z'ingabo zizwi nka rams, ubushakashatsi bwakozwe na Charles Rosely n'abandi muri Oregon Health and Science University bwagaragaje ko hari igice cy'ubwonko sexual dimorphic nucleus gishobora gutandukana mu bunini n'imikorere, bigatuma zimwe mu ntama zigaragaza gukururwa n'izindi ntama z'ingabo aho gukururwa n'intama z'ingore. Ibi byafashije abashakashatsi gusobanura ko
harimo impamvu z'uturemangingo zirimo imisemburo n'imiterere y'ubwonko zishobora kugira uruhare muri iyi myitwarire. Mu nyoni, urugero rwa penguins zo mu bwoko bwa chinstrap na king penguins rwabaye urw'ingenzi mu gutuma insanganyamatsiko igera ku baturage benshi. Hari aho byagaragaye ko penguins ebyiri z'ibitsina bimwe zibana nk'umugore n'umugabo, zigakora icyari, zigashyira amagi yafashwe ahandi kandi zikayitaho nk'imbyeyi zayo mu buryo busanzwe. Abashakashatsi nka Wayne Lynch n'abandi bagaragaje ko ibi atari ibintu bidasanzwe, ahubwo ko biboneka kenshi mu matsinda y'izi nyoni za penguins. Ikinyamakuru Igihe ndetse kandi na SIYANSI.com byagaragaje ko ubutinganyi mu nyamaswa bikorwa hagati y'izo nyamaswa bugaragara cyane mu moko amara igihe kirekire nk'inkende n'ingagi zo mu misozi. Bikorwa kandi mu nyamaswa zigira imibanire ivanze, aho usanga zenda kunganya ubushobozi nta yiyoboye izindi mu itsinda cyangwa umuryango nk'ibitera. Mu nyamaswa zitingana kandi babonyemo udusumbashyamba ndetse n'ubwoko bw'inyoni zitwa penguins nk'uko twabibonye haruguru, aho zimwe muri zo zibana nk'umuryango zikamarana igihe kandi zifite ibitsina bimwe. Ibitera nabyo byagaragaje iyo myitwarire yo guhuza ibitsina bigamije kororoka mu gihe bitorohewe, nk'igihe ibiryo ari bikeya cyangwa se wenda nko mu gihe zirimo guhigwa cyane n'izindi nyamaswa, ndetse no mu gihe cy'umwuma igihe izuba ryabaye ryinshi. Umwe muri abo bashakashatsi witwa Monster Corel yavuze ko izo nyamaswa zihitamo guhuza ibitsina mu buryo busa no kuruhuka mu mutwe mu gihe zibona ziri mu bihe bigoye kororoka. Ikibazo kibazwa kenshi ni impamvu iyi myitwarire igaragara mu nyamaswa. Abashakashatsi batanga ibisobanuro bitandukanye. Hari abavuga ko wenda biterwa n'imisemburo, aho ihinduka wenda mu gihe cy'iterambere ry'inyamaswa rishobora kugira ingaruka ku myitwarire yo gukururwa n'izindi. Hari abibanda ku mibanire n'imibereho y'itsinda, aho izihuje igitsina zishobora kwimyana mu buryo bwo gufasha mu kubaka ubumwe, kugabanya amakimbirane cyangwa kugaragaza ubuyobozi. Abandi nabo bagaragaza ko kubura igitsina kinyuranye cyane cyane mu matsinda afungiye hamwe cyangwa mu bihe runaka bishobora gutuma imyitwarire yiyongera. Ikindi gitekerezo cy'ingenzi ni uko ubutinganyi mu nyamaswa bushobora guterwa n'aho izo nyamaswa ziba hatandukanye, bikajyana n'uko zibayeho nk'uko twabibonye haruguru mu cyo bita natural variation. Nk'uko BW'ABAHANGA bivuga, kamere ntigendera ku murongo umwe hamwe, ahubwo igizwe n'ibice byinshi by'imibereho n'imyitwarire. Hari n'ubushakashatsi bwerekana ko ubutinganyi bushobora kugira inyungu zitaziguye mu kubaho kw'inyamaswa. Mu nyoni zimwe z'ibitsina bimwe zishobora kuba abarezi beza b'uduto twatakaye cyangwa se twatereranywe na za nyina, bityo zikongera amahirwe yo kubaho nk'utwana mu itsinda. Mu nyamaswa z'ibisabano zo, iyo myitwarire ishobora gufasha mu kubungabunga amahoro no kugabanya imirwano. Ni ingenzi nanone gusobanura ko ubutinganyi mu nyamaswa idakwiye kujyana n'uko abantu bakwitwara. Abashakashatsi benshi barimo France de Waal bagaragaza ko intego ya siyansi atari ugushyigikira cyangwa kwamagana imyitwarire y'abantu, ahubwo ari ugusobanura no gusobanukirwa uko kamere ikora. Inyamaswa ntizigira imyumvire y'imico, amategeko cyangwa imyemerere nk'abantu, zigira imyitwarire ishingiye ku mibereho yazo n'ibidukikije. Mu bworozi naho inyamaswa zororerwa mu ngo, iyi myitwarire ishobora gutera impungenge ku borozi. Abahanga mu by'ubuvuzi bw'amatungo bagaragaza ko hari ubwo bishobora kuba bitewe n'ubwinshi bw'inyamaswa mu mwanya muto, stress cyangwa kutaringanira kw'imisemburo. Mu bihe nk'ibi, ingamba zifatika zirimo kugabanya umubyigano, gutandukanya amatungo mu bihe bimwe no kugisha inama veterineri aho bikenewe byaba ingenzi. Iyo turebye mu buryo bwagutse, ubutinganyi mu nyamaswa butwigisha isomo rikomeye kuri kamere cyangwa se nature, ko isi y'ibinyabuzima itandukanye kandi itagendera ku murongo umwe. Ibyo twita ibisanzwe cyangwa idasanzwe ku bantu sibyo byonyine bibaho muri kamere cyangwa nature. Nk'uko Darwin yabigaragaje mu nyigisho ye y'ihindagurika evolution, kamere cyangwa se nature ihora igaragaza inzira zitandukanye zo kubaho. Mu gusoza, ubushakashatsi bwa siyansi bugaragaza ko
ubutinganyi ari ikintu kibaho mu bwoko bwinshi bw'inyamaswa gifite impamvu zitandukanye zirimo izuko zibaho. Ibi byaranditswe kandi byemejwe n'abashakashatsi benshi n'ibitabo byizewe. Kumva imyitwarire bidufasha gusobanukirwa neza kamere cyangwa se nature no kwirebera kure y'amarangamutima n'imyumvire y'abantu. Ndabashimiye.